iyi leteri cyangwa ubu butumwa ni ubutumwa nandikiye nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Ubu butumwa ni ubwawe ariko n'u Rwanda rwose cyangwa se nabo mufatikanyije kuyobora. Nagize umugisha ubwo watangazaga ko ujya ukurikira imbuga nkoranyambaga, kandi koko bimwe na bimwe ugeze uvuga ku kibazo cya Rusizi cy'imiceri yari yagize ingorane n'ibindi, kandi ujya uhamagara n'itangazamakuru. Ngira ngo n'ubushize ubwo uheruka kurihamagara ugaragaza cyane ko ukurikira imbuga nkoranyambaga. Ubu butumwa rero ngira ngo mbutambutse, nyakubahwa udufashe kandi ubufasha urabufite, ujya ubuha abanyarwanda ndetse ugasaguriraho n'abanyamahanga. Ndi umwe rero mu bantu bifuje kukwandikira, ariko jye mbinyujije kuko kugushaka nakubona, ariko ko tugira umugisha ukaba umwe mu bantu bakurikira imbuga nkoranyambaga. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, tubahaye ikaze abayikurikiye mwese, ndetse udusuye ari ubwa mbere ukore subscribe. Nyakubahwa perezida rero, igitumye mvuga reka ndoge ku ijambo ni iki: nyuma y'uko u Rwanda rugiranye ikibazo cyangwa se rufitanye ikibazo, cyangwa se u Burundi bugaragaza cyane ko u Rwanda ari umwanzi w'u Burundi, cyane bakavuga guverinoma cyangwa se leta y'u Rwanda. Nyuma y'uko na Kongo nayo niyo ndirimbo iririmba, Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nawe nuko abavuga ashimitse ko u Rwanda ari umwanzi wa Kongo. Nabo babiri Ubugande nta kibazo n'icyabamo, ntikivugwa, ntikinagaragara ko nta kibazo, ugiye agenda amahoro akagaruka yandi. Tanzania nta kibazo, ugiye agenda amahoro akagaruka yandi. Nyuma y'uko South Africa, ubwo ndi kudoga kuri SMS cyangwa kuri gireteri ifunguye cyangwa se ibaruwa, nyuma y'uko South Africa inteko ishinga amategeko yicara ikavuga ngo u Rwanda nta ngabo tugira, bakadutuka kuri uru rwego twe tuzi RDF, Special Force, cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda tuzi imbaraga zacyo, RDF. Special Force ya RDF itanga amahoro mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, ariko tukawe nta kibazo, nta nubwo ahanini nza gukomantinga ku bya South Africa. Umwanzi wawe agusoma uko ashaka, kimwe no muri iki kiganiro ko hari umuntu uza kucyumva nawe akadutuka cyangwa akatubwira nabi, akavuga ko ibyo twakoze bidakorwa cyangwa se twanyuzaho batanyura. Oya, nuko nawe arababyumva kameme, ariko nawe uhawe ikaze kuko biremewe, nyine icyo bita demokarasi. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, ikivugo cy'u Rwanda n'abanyarwanda, ndetse no mu matora duheruka ubwo twatoraga 99 n'ibice 9, ngira ngo umuturage ku isonga niyo ntero, nicyo kivugo. Kandi kivugo impamya ko umuntu wazanye ijambo kwivuga cyangwa ubundi n'ibimasa birivuga, ariko yari agamije kubwira abanyarwanda ko ikintu ubusore, ubugabo, ubutore, ubutwari, ubuhizi, imbaraga. Ikivugo rero uzabona no ku bicumbi by'u Rwanda ahantu hose handitse ruswa oya, ku isonga umuturage, abadahigwa, imparaniramihigo, abesamihigo, mbese bose bagenda bagaragaza ubutwari, ubutore, kuganza, mbese ikivuga umuturage ku isonga. Nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame,
n'abo mufatikanyije kuyobora. Nyuma y'uko dufite abanzi badukikuje imbere n'inyuma, umuririmbyi yaravuze ngo ababisha baranyegereye bari inyuma n'imbere, nyamara musunge Kristo undinde ibicumuro. Nagira ngo rero numvikanishe muri iki kiganiro, muri ubu butumwa butaza gutwara umwanya munini, rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abo mufatikanyije kuyobora RGB cyane cyane cyane, njyewe rwose nitwa Habiyambere Martin, ndasaba shimitse binabisubiramo ahariho hose, nanagize umugisha ukadusura mu karere kacu, s'ilivupure ibi nabisubiramo, ntihagire umuntu n'umwe umbwira ngo ntabyo wavuga. Nabivuga, ntabwo mu bwisanzure bwo kuvuga iki ndacyemerewe. Icyo ndi gusaba rero Perezida ni iki? Icyo nandikiye muri iyi baruwa Perezida kiravuga iki? Icyo shaka kumvikanisha kiravuga iki? Nyuma y'uko ibihugu birenze kimwe biduhagurukiye ko bishaka gutera u Rwanda, cyangwa se bishaka kwica abanyarwanda, cyangwa se bishaka gusenya ibyo u Rwanda rwubatse. U Rwanda si Kagame gusa, u Rwanda si gavane gusa, u Rwanda si mushiki wabo minisita, u Rwanda si minisitiri w'ububanyi n'amahanga Mukurarinda. U Rwanda ni uwabayeho twe tutarabaho, n'uzabaho twe tutakiriho. U Rwanda ni Kristo waruhanze, ni nawe uzarurangiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri iyi mesaje yanjye ndumvikanisha iki? Ndagusaba udufungurire isengero, ubifite mu inshingano, udufungurire isengero. Kandi iyo uvuze rwose biremera mu gihugu cy'u Rwanda, ijambo havuze rirubahirizwa, n'utaryubahiriza ngira ngo yaba afite ikindi kibazo. Ikindi nkusaba, jyewe umpe kajugujugu ko butere rutema ikirere, njyewe umpe kajugujugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndazenguruka intara zose z'u Rwanda, uturere twose tw'u Rwanda n'umurwa wa Kigali, sengera igihugu cyacu kuko gifite abanzi, ababisha bari inyuma n'imbere. Muri iyi leteri ndi kukwandikira, ibyo ni ibintu bigera muri 2 ndakomeje ndi kugusaba. Niba haboneka umupasiteri umwe muri Kongo uhaguruka akava mu Rwanda ngo ibiza bize mu Rwanda, inkangu zize mu Rwanda, agahagarara ku mbuga nkoranyambaga akavuga ngo ndi kuva mu Rwanda, ndi kurwanya u Rwanda, ndasabira Imana ihagurukira u Rwanda iruhane, u Rwanda rutarigeze rucumura ku bakongomani. Ari igice abakoroni bometse kuri Kongo, nacyo kitari ku Rwanda, nta darapo ry'u Rwanda ririyo, nta mafaranga y'u Rwanda akorerayo, n'abaturage bahari bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babujijwe amahoro n'amahwemo. Ngiye rero ndagusaba umpera ko buteri, duhaguruke dusengera igihugu cy'u Rwanda. Ubwire RGB ibifite mu inshingano, isengero ni nyinshi zifite ubushobozi nibura 70% k'ibisabwa, 90% k'ibisabwa, abarengeje 90% k'ibisabwa, ndetse n'abujuje byose. Aba bantu dukwiye gusenga, ariko harimo uturere twafunze, turafunga ku buryo n'umwuka udahita. Turi abanyarwanda twese. Nibura habeho ubwirinzi bw'ikirere, ariko haze ubwo bw'ikirere, habeho ubwirinzi bw'ikirere. Perezida Kagame nk'umugaba mukuru w'ingabo yaguze mu nganda zitandukanye zikora ubwirinzi bw'ikirere, ariko habeho n'amasengesho atumbereye, ashimikiye guhagarara kugira ngo natwe koko tube dufite ubwirinzi buturutse ku Mana n'ubwirinzi buturutse mu nganda.
birakaba umugisha abanyarwanda, bukeye tukabona izuba rirashe ritarimo amabuye y'abazungu arizo misile arizo rokete, ubwo bakoze n'ibyitwa satani kabiri. Urumva ko abo bantu atari beza niba bakora shitani wa kabiri ariko bakifuza kumutera mu Rwanda. Niba u Rwanda barubona rero, hari ukuntu imyaka imera ukabona ni imyaka myiza, ariko umunyeshyari akavuga tuwashyiramo inka zikabinyukanyuka. Hari ukuntu u Rwanda rumeze nk'inyana ivutse isa neza yanyweye umuhondo ikaba ifite umwingo, ibintu bikaba bimeze neza. Ntabwo ishyari ryabura muri Afurika. Natwe dukeneye gushyigikira rero nyakubahwa perezida wa repubulika mu nkunga y'amasengesho. Turekurira isengero ndetse n'ibinaba byiza n'imisozi tuyishubizemo sekirite yo gusenga. Niko bimeze, u Rwanda ruva mu masengesho. Mu nkingi zubatse u Rwanda harimo n'inkingi yitwa gusenga. Nyakubahwa perezida wa repubulika no mu itegeko nshinga harimo kurahira, mugashyira Imana mu ndahiro. Ubwo byumvikana ko Imana ifitemo marayika muri guverinoma uhagarariye ijuru. Natwe rero mu misengere, mu miyoborere, natwe banyarwanda, ese turasabwa iki? Gusengera igihugu, ariko noneho tunashyigikiwe n'igihugu nk'uko n'ubundi gisanzwe kidushyigikira. Ariko noneho mu gihe nk'iki cy'akaga abantu bose bavuga ngo turumva twatera u Rwanda, turumva twakangiza ibintu u Rwanda rugezeho, turumva twabisenya, kandi ukuntu ari n'abagome ntabwo bareba uwabahemukiye, ahubwo bo bifuza kurimbura u Rwanda rusange, u Rwanda rwerekwanda, ahubwo baruferime, barushyirireho feri, rusubire mu mavunja, rusubire muri nyakatsi, rusubire mu nda no mu mbaragasa, dusubire guhekenya umucanga nk'abaturage bo muri Libya. Nibyo koko munabyifuza, munabitekereza, mukabona ko binashoboka. Natwe rero mpamya ko dufite ijambo imbere y'Imana, tukanarigira imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Muyobozi muri byose, ndazi ko abaguverineri bamwe Imbabazi TV 3 barayisura, ab'uturere, ab'imirenge, ab'imidugudu, ab'utugari, inzego z'isibo mu buryo butandukanye, minisiteri zose zitandukanye. Niba uri umukristo, sengera u Rwanda, yiririza ubusa igihugu, tanga inkunga yawe. Wigitanga wishimiye ko ejo bazavuga ngo igihugu gifite ibibazo ibi n'ibi, mu gitabare mu buryo bw'intambara izi n'izo abanzi bahageze. Oya, niba habayeho ubwirinzi buturinze ibigaragara bikeya, natwe dukwiye gushyiraho ubundi bwirinzi. Abafite iby'umwuka mu bitange, n'abafite iby'umubiri babitange. Donke byere kuba mu mbuga nkoranyambaga gusa ducungira aho bigeze, ibyiriwe ibirayi. Oya, tanga umusada wawe uremewe. Hama n'ibyo rero no gusengera mu ngo, muri comment ndabona banditsemo bavuga ngo naho uri wasenga, ngo aho uri hose Imana irakumva. Kameme Imana irakumva, ariko se Yesu yajyaga i Getsemani Imana itamwumva? Bajya mu ihema ry'ibonaniro Imana itabumva? Nyine no aho uri hose Imana irakumva, nta hantu isengesho ritazamukira. Ariko n'ibindi bikozwe mu mahoro no mu murongo mwiza ntacyo bitwaye. Nudusura ari ubwa mbere ukore subscribe. Sasa rero nyakubahwa perezida wa repubulika, ibyo tugezeho ni byiza, ni ibyo kurindwa n'inkota yo gusenga, n'inkota yitwa icyuma cyangwa se ibuye, kuko biriya byuma mpamya ko biva mu mabuye. Iyi nkota, izi nkota ebyiri zigomba kurinda iki gihugu. Harimo n'abandi bari kuvuga narose, numvise ijwi rimbwira intambara, nabonye inzozi zinyereka intambara. Nibyo koko nanjye nabirose, ndanabyemera. Ariko se Imana ihishurira ibintu abantu kugira ngo bibe, cyangwa ibibi yakabanga kugira ngo bashakishe uburyo byavaho? Rero mu buryo bumwe n'ubundi
mu bwami butatu bubaho mu isi harimo ubwami bumwe tutanavuga cyane ariko dukunda kuvuga ubwami bubiri. Ubu bwami butatu bubaho mu isi no mu ijuru no kuzimu, hari umwami witwa shitani, hakaba umwami witwa perezida, hakaba umwami witwa imana. Ubu bwami uko ari butatu rero havuyemo ubwami bumwe bwa satani ari nabwo bw'ikuzimu tutanemera tutanizera, ari nabwo bubi bwifuza gushyira abantu mu marira no mu kaga no mu gahinda. Ese turye tunywe turyame? Rero wowe muyobozi Imana yagushyiriyeho kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Ni nako Moridekayi yabwiye Esiteri, icyatumye Imana ikwimika kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Niba hari ubushobozi ufite, hari ijambo ufite uvuga rikijyana, ngewe mushyigikira igisate cyo gusenga, mutera inkunga igisate cy'amasengesho. Nge nicyo mperereyemo, sindi umupolisi, sindi n'umusirikare. Ababijejwe ibyo barahari nabo babyitayeho, babikurikirana 5 kuri 5 babirimo, ariko mu gisata kijyanye n'ibyo gusenga, nyakubahwa perezida wa repubulika Excellence Paul Kagame mu buryo bumwe n'ubundi mu gisata kijyanye n'iyobokamana dukeneye support mu bayobozi RGB ishinzwe mu inshingano ibijyanye n'imiryango itegamiye muri leta, idahabwa inkunga na leta ngo bafinansemo amafaranga. RGB mu madini, mu matorero, mu misigiti, mwese dukeneye inkunga yanyu n'ubuvugizi. Noneho u Rwanda mu iterambere, mu mutekano no mu bindi bikorwa remezo bitandukanye. Ngira ngo rero twebwe tubivuga twisunze ko ufite igihugu afite amahirwe. Uzi buriya nka Palestine uburyo ibabaye, uburyo ibayeho nabi, kuko yo nta gihugu igira. Cyitwa igihugu cya Palestine ariko nticyemewe mu muryango w'abibumbye. Uzi uburyo buriya Taiwan ibayeho nabi. Ibi bihugu byose muzumva bibaho bitemewe mu muryango w'abibumbye, bitemewe mu buryo mpuzamahanga, bikiri koroni mu kwaha k'umuntu. Ngira ngo ni ibihugu navuga bibayeho nabi cyane kandi mu buryo bugoye bunaruhije. Nge nabayeho ndiha 1000 buri mwaka $100, ni amafaranga menshi. Bunaho ndi kuriha mituweli gusa, ni amafaranga menshi. Ahubwo sinzi impamvu kuri Radio Rwanda badategura umwanya w'abantu bagiye baba hanze baba diaspora, ariko uyu munsi bakaba baba mu gihugu, ngo baganirize abantu bafite inzara no guhahamuka n'inyota byo kujya kuba mu mahanga. Iyo uba mu mahanga umuntu waho akugiraho ijambo ku buryo ushwana n'umuntu waho, ukaza ubona abantu bamwe na bamwe bari kuvuga ngo uri umunyamahanga. Ijambo umunyamahanga bakarishyira mu gutwi kwawe, ukaba ntacyo uvuze, nta n'icyo umaze mu gihugu cyabo, ahubwo icyitaweho ni uwo munyagihugu wabo. Nabonaga rero buri kwezi njya muri PAF cyangwa muri immigration, nkabona nagiye gusaba visa, amafaranga ukajyana icyo nakwita inyemezabwishyu warishye mbere, bakaguha visa muri passport yawe buri mwaka ukishyura kugira ngo uhabe bagufata passport yararangiyemo visa, kikaba ikibazo ukashyikirizwa ubutabera. Uretse ko nge bitambayeho, ariko abo bibaho murabizi. Uyu munsi wa none rero twebwe u Rwanda kuba mu Rwanda nta visa bisaba, ni freedom, ni ubuzima burenze ubundi buzima. Nagira ngo rero mbwira umuntu wese udukurikiye ko ubwo buntu ntimubupfushe ubusa, ntimubwanjweho. Niko Pawulo abwiye Timote. Rero hakabayeho ibiganiro bisobanurira abantu bifuza kuba hanze no kujyayo uko abantu babaho, kuko bamwe ntibabizi. Imana irakubwira ngo tuza hanze, nzaguha kuba hanze, wowe ukagendera muri uwo munyenga, ukaba uzi kuba ukuba mu Rwanda ari nako uzaba hanze. Iyo ugeze hanze ugura visa, kereka iyo umaze kuronka ubwenegihugu. Kandi ibihugu byinshi kugira ngo uronke ubwenegihugu biba bigoye, bisaba hafi imyaka 5-10, ibintu bitandukanye bagendera nagiye gusobanura muri iki kiganiro. Iyi leteri rero niyo nandikiye nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame,
Imana y'amahoro n'umugisha ibane n'u Rwanda n'abanyarwanda n'abayobozi barwo. Ciao ciao, shalom shalom, bye.